Murakoze cyane. Uyu munsi twagize ibyishimo byo kwakira intumwa ya Papa mu Rwanda hano muri diocese yacu ya Byumba. Uruzinduko rwe narwo rwa mbere akaba yari hano mu seminari ntoya yaragijwe Mutagatifu Dominico Savio ku Rwesero. Akaba ari ibyishimo kuri twebwe cyane kuba yaje hano. Uruzinduko rwe rwa mbere akaba yaje hano mu seminari, mushaka kwibaza ati kuki arahanga yahereye. Iyo umuntu aturutse i Kigali aje hano muri diocese ya Byumba, yinjira muri paruwasi ya Rwamiko akinjira hano ku seminari ya Rwesero iherereye. Tukaba twifuje yuko ariho yahera yasura seminari aho umuntu yinjirira muri diocese Gatolika ya Byumba. Niyo mpamvu rero twamutumiye kugira ngo aze namenye uko diocese iteye, ahereye cyane cyane hano ku seminari hano muri paruwasi ya Rwamiko. Murakoze cyane. Twabivuzeho mu ijambo na mugejejeho ndigeza no kubo twari turi kumwe mu gitambo cy'Ukaristiya. Nibyo ko ku seminari turayizi, ni ishuri ryufite umwihariko, ni ishuri ryigenga rya diocese Gatolika ya Byumba, kimwe n'uko n'andi maseminari tuyafite. Akaba ari ishuri rirera abana b'abakirisitu b'Agatolika, rifite umwihariko wo gutegura, wo kurera no gutegura bamwe muri bo, ribafasha mu mpagaro wabo wa gisaserdoti, tukabategura tuganisha aho ngaho. Ryakira rero by'umwihariko abaseminari baturuka mu maparuwasi atandukanye ya diocese ya Byumba, navuze 25, ariko hari n'abaturuka mu yandi maparuwasi yo mu yandi diocese, ababisaba bakora ikizami bakakirwa kimwe n'abandi. Uri seminari yacu nkuko navugaga imaze imyaka, wenda bamwe mateka ntabwo babizi, navuga ko ubungu iseminari ikomoka, umuntu arebye yenda mu bisekuru, ikomoka kuri seminari ya Kabgayi, kuko habanje seminari ya Kabgayi mu 1913. Iyi seminari ishingwa mu mwaka 1956, ahantu hose hari diocese ya Kabgayi kimwe na seminari ya Nyundo. Iyi seminari ubungubu iri mu myaka 60 nkuko nivugaga mu mwaka 2031 tuzahimbaza yubile y'imyaka 75. Kikaba ari ikintu gikomeye cyane. Turi mu mashuri ya mbere, nkuko nivuga turi mu kugenda, haracyari imyaka 5, ariko muri 2026 ko nivugaga tuzatangira kwinjira muri urugendo rwa yubile. Kuba rero dufite imyaka 60 na irenga, n'urugo rumaze igihe rukuze rukeneye kugenda rwiyongera. Nabivuze twatangiye twakira abaseminari bagiye kuri 200, ariko ngo tugeze kuri 400, kandi aho tubakirira, aho twakira 200 tucyakirira 400. Birumvikana ko hakeneye ko yakwagurwa, ndetse n'inyubako zayo zikaba zikeneye kuvugururwa. Ibyo tukazagenda tubikora muri rwego rwa yubile twavuze tuzinjira muri 2026. Ikindi avuga wenda cy'umwihariko nakomojeho, abana twakira umwihariko wa seminari, twakira abana cyane cyane baturuka hirya mu maparuwasi, baturuka mu miryango ikennye yoroheje. Ntabwo muzi ko ishuri ry'abakene, ariko ni ishuri ryakira n'abo bana baturuka hirya no hino, baturuka mu miryango idafite ubushobozi. Ibyo nabyo bikaba ari wenda navuga ko ari ntabwo imbogamizi, ni ikibazo tureba, ariko tugomba kureba uburyo duhangana nacyo, cyane cyane ko ni ishuri ryigenga. Nabivuze andi mashuri yigenga batanga amafaranga menshi cyane, ariko iyo ugereranyije na seminari, twere tugerageza ku buryo tugabanya bishoboka. Akaba ari impamvu ndafunguye n'amarembo n'abo bakire bazamo, kuko iyo dutanga aba ari ubusa. Ubu ngubu nk'ishuri ryigenga Minerva ageze ku 200, nayo ni menshi ku muntu mu rugo abakirisitu boroheje, ariko tugerageza kugenda dushakisha ubushobozi bushobotse kugira ngo tugabanye, tutagwa muri cya gishuko cyo kugenda twongera tuzama bitewe n'ukuntu ubuzima hanzanga buhenze. Icyo ni ikibazo, ariko tugerageza kugenda tugishaka igisubizo mu buryo ducunga uduke dufite, ariko tukaducunga neza, kandi n'abana bakabaho neza, ndetse rimwe n'imwe bakabarusha n'ahandi wenda mu yandi mashuri tuzi batanga menshi. Ntabwo ibyo ngibyo nabyo twatijya kubivuga. Murakoze cyane. Nkuko navugaga seminari ni ishuri rya diocese, nabazimba kuko ariho umutima wa diocese n'umutima w'umwepiskopi uherereye. Nk'ishuri rya kiliziya rirera abasaserdoti b'ejo hazaza na kiliziya Gatolika muri rusange, tugenda dufatanya, ndetse na kiliziya kuri rw'isi nyubutungane Papa Francisco,
na serivisi zitandukanye, seminari barayizi, baratuzi, ndetse nayo twabiganireho kandi yabivuzeho, n'uhagarariye seminari yabivuzeho ko hari impano, imfashanyo nkeya zitari nyinshi buri mwaka papa tugenera kugira ngo ifashe seminari, ari naho tubasha kugenda tugabanya amafaranga y'ishuri batanga cyangwa ikindi bakenera. Ibyo twabiganireho kandi turabiziranyeho, ibishoboka byose. Ntabwo papa igice twima gihari, kandi kubera ko dukorana neza n'intumwa ya papa kuba yaje ahangaha, ubu yaje yarebye, nibwo yuko uyu muntu mukuru aje burya hari ibyo mubwira, ibindi akibwiriza, kandi hari ibyo twagiye tuganiraho no mu minsi iri imbere tuzakomeza kugenda tureba, kugira ngo iyi seminari irerwamo abapadiri b'ejo hazaza, irerwamo abana baturuka mu miryango ikennye, tubashe gukomeza kubafasha nabo bumve ko bafite umwanya. Hari ibyo twavuganyeho rero, kandi ubufasha burahari, tuzakomeza kujya dufatanya ku bishoboka. Mu minsi iri imbere twizera yuko tuzajya, ariko natwe tugomba gushyira kacu akimuhana kaza imvura ihise, burya no gufasha agufasha afite aho agusanze, nawe ugira uko wifasha. Twabiganiraho rero, kandi tuzakomeza kubiganiraho ku buryo ayo batugenera, iyo papa imfashanyo, ibiro bya papa bitugenera buri mwaka tuyagenda za, kandi tukiza ko zakomeza, ariko natwe tugiramo uruhare. Abana babivuze muri ya mafaranga dutanga ku cyumweru cy'iyogezabutumwa, duke batanga twegera tundi bikatugarukira. Ibyo rero nabyo burya bitanga icyizere, babona yuko natwe twumva neza icyo gikorwa cya papa gifasha, bigatuma nabo bavuga bati iyi seminari, abaseminari nabo bagiye icyo batanga, nk'uko twabyise mu ivanjiri, wa mukecuru watanze agaceri gatoya ariko kakagira igisobanuro gikomeye cyane. Twabivuganye rero, kandi tuzakomeza, nabo bazakomeza kugenda tuganira aho bashobora kudufasha badufashe, natwe aho dukeneye ko badufasha tubibabwire, tugende turebera hamwe dufatanyije twese. Merci beaucoup. La visite du nonce apostolique dans ce séminaire, pour moi, c'est un grand événement, mais aussi a une grande signification pour les jeunes, pour les séminaristes qui sont éduqués ici. Souvent, les jeunes séminaristes qui viennent ici, ils ne savent pas ce que c'est un séminaire, ils doivent l'apprendre. Alors, quand ils voient le représentant du pape dans le pays ici, d'abord, ils comprennent le lien qui existe entre le petit séminaire et l'Église universelle. Et ces jours-ci, souvent, on a tendance à perdre de vue ou bien ne pas bien comprendre ce que c'est un petit séminaire, prendre un petit séminaire comme d'autres écoles privées. Le petit séminaire, ce n'est pas une école privée, mais seulement c'est une école catholique et privée dont la vocation est de former les futurs prêtres, même si tous ne deviennent pas prêtres, mais la formation qui est donnée ici, la formation intellectuelle, humaine, spirituelle et vocationnelle, va dans ce sens-là. Alors quand les séminaires voient le nonce apostolique visiter le petit séminaire, ils comprennent le lien qui existe entre le petit séminaire et le diocèse, et aussi avec l'Église universelle.